Yesu nashimwe bene data. Uyu munsi reka turebe ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 11 umurongo wa 28. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Imana iturengere, Imana itugirire neza. Bene data, dukeneye umutuzo uturuka ku Mana. Uyu munsi Imana irakwakira, Imana iraguhumuriza. Imana yacu ni urukundo. Yiyegereze kandi ntunyeganyege, ugume mu Mana, nayo izakugirira neza kandi uyizere. Imana iraguhumurije, amahoro aturuka ku Mana ayo ngayo akugezeho, kandi ugiye kunyurwa n'ubuzima urimo kubera ko Imana ije kuguhumuriza, kuko urushye, kuko uremerewe. Imana uyu munsi ije kukuruhura, kandi iratubwiye ngo nimunsange ndabaruhura, mwebwe murushye, mwebwe muremerewe. Rero ni wowe Imana iri kubwira muvandimwe mwene data, uyu munsi nawe yegere kandi irakugirira neza. Kandi ikindi kiruta byose, nuhinduka ugahindura inzira wanyuragamo ukanyura mu nzira isanga Imana, inzira yegera Imana, nawe Imana irakugeraho kandi rwose murahura, Imana irakugirira neza. Rero uyu munsi gerageza muvandimwe mwene data wumvira Imana, kandi ntutegereze ngo ejo cyangwa ejo bundi, kuko uyu munsi niho Imana iri kugushaka, uyu munsi niho Imana iri kukubwira. Rero witegereza ngo ni ryari, witegereza igihe cya kera, ahubwo uyu munsi ngwino wegera Imana. Wowe urushye, wowe uremerewe, muri iyi minsi Imana irakugirira neza kandi rwose ubuzima bwawe burahinduka. Uyu munsi saba Imana. Rero abantu benshi usanga bananirwa gusaba Imana, usanga ubuzima bubagoye, usanga kwiyakira byaranze, bamwe bahura n'ibibazo, bamwe usanga imitima yabo ibabaye. Ariko uyu munsi kuba muri Kristo, kwegera Imana ni ibintu by'ingenzi kandi ni ibintu by'agaciro. Nawe nubigerageza urasanga nta kibiruta. Imana ikomeze tugire neza. Uyu munsi rero saba Imana nawe ikuhindurira ubuzima, saba Imana ikugirire neza, iguhe umutuzo kandi ikuruhure mu byo unyuramo byose usanga bikunaniza umutima. Imana yacu itugirire neza. Rero mwene data, cengerwa n'ijambo ry'Imana, kandi ugerageze kwihangana, kuko kuba mu isi bisaba kwihangana, bisaba kugira ibyo umuntu yirengagiza, ibyo umuntu yigomwa, kuko ibyatuma tuva ku Mana byo biba bihari kandi biba ari byinshi. Rero wikwishyira umwijima, wikwishyira kurimbuka. Imana iragukunda kandi Imana ikubwiye ko wowe urushye, wowe uremerewe, uyu munsi nuyisanga nayo irakuruhura. Rero nta muntu utifuza kuruhurwa, umuntu wese aba yifuza amahoro mu mutima we. Kandi mwene data, amahoro Imana itanga ni amahoro adashira, ni amahoro ahoraho. Rero nawe ayo mahoro yakunde, wicika intege, shaka ayo mahoro ava ku Mana, kandi nuyabona ibintu byose bizahinduka ku buzima bwawe. Uzasanga kuba muri Kristo ari byo bya mbere. Uzatandukana n'ibibi, uzatandukana n'ibikubabaza. Mwene data muvandimwe, uyu munsi reka nkubwire ko Imana iri gushaka kuguha amahoro, ya mahoro abisi batabasha gutanga, kubera ko umwana w'umuntu uyu munsi yakugirira neza, uyu munsi yagerageza kugushimisha, ariko ejo bikanga. Rero Imana yo iyo uyemereye mukabana, iminsi yose ubana nayo, iminsi yose wumva amahoro atemba nk'uruzi mu mutima wawe. Mwene data rero uyu munsi komera, kandi wiringire Imana. Uyu munsi komera, kandi wumve muri wowe uri kumwe n'Imana. Wirinde kwishushanya imbere y'Imana, wirinde kwifata nabi. Ubundi ubwire Imana uti, Mana ngwino ubane nanjye, ngwino usange, ngwino umpaye amahoro, ngwino mu mutuzo, ngwino nanjye nkeneye kubana nawe. Mwene data muvandimwe, ndabizi neza ko Imana ijya yumva abayisaba, Imana ijya yumva abayishaka. Imana yumva ijwi ryawe, nubwo wabivuga wiherereye, nubwo wabivuga uri ahantu hatuje, nubwo wabivuga nta muntu muri kumwe, nubwo wabivuga mu mutima wawe nta muntu uri kubibona ko hari icyo uri kuvuga, Imana yo iba yabyumvise. Rero Imana reka iguha umutuzo, reka Uwiteka aze yinjire mu mutima wawe, kandi uzatuza. Ijwi ry'Imana niri kugeraho, uzumva amahoro menshi atemba nk'uruzi mu mutima wawe. Rero umvira Imana, kandi wumva ijwi ryayo, ukurikize amategeko y'Imana, ukurikize iby'Imana igusaba. Urukundo rwayo ruri hafi, urukundo rwayo rutegereje ko nawe ubigiramo uruhare. Muvandimwe mwene data, Imana irafasha, ariko ifasha wa wundi ubishaka, wa wundi wabigizemo uruhare. Nayo rero iri kuvuga ngo ndaje nkugirire neza. Niba wemeye kumfungurira umutima wawe, nanjye ndi imbere yawe kugira ngo tubane, ndi imbere
imbere yawe kugira ngo nguhe amahoro, ndi imbere yawe kugira ngo nkugirire neza, ndi Uwiteka Imana yawe. Imana rero iri kumwe nawe, kandi ubugingo bushya bugiye kukuzaho, kuko wemeye gukurikira Imana. Mwene data muvandimwe rero, we wihebye muri iyi minsi ya none, we wumva ubuze kugira, we wumva uruhijwe, waba urwaye se, waba unanijwe n'umubiri, cyangwa se waba ufite n'ibindi bibazo bitandukanye muri wowe, cyangwa se waba wabuze ubuzima, wabuze kugira, reka nkubwire ngo urukundo rw'Imana ruri aho hafi. Urukundo rw'Imana rwa rundi rudatangwa n'abantu, hahandi udashobora kubwira abantu ibyawe, Imana yo ibasha kukumva, kandi Imana ikakugirira neza. Rero uyu munsi Imana ni umutabazi, kandi ibasha gutabara abantu bose aho bari hatandukanye. Imana igera mu bihugu byose igatabara ku muntu wese wayambaje, ku muntu wese wayitabaje, ku muntu wese wayihamagaye. Nawe hamagara Imana rero, uyibwire ngo Mana, uyu munsi ndi mu gicucu cy'urupfu, uyu munsi ubuzima buranze, uyu munsi ubuzima bwanjye burahagaze, ariko nkeneye ko wansanga, nkeneye ijwi ryawe Mana, nkeneye umutuzo uguturutseho, nkeneye uyu munsi ko nanjye wanduhura, nanjye nkagira amahoro, nanjye ngatuza. Mwene data muvandimwe rero, dusangire ijambo ry'Imana hano, nawe saba Imana kandi irakugirira neza. Imana yacu yumva gusenga, Imana yacu igirira buri wese neza, kandi ikiruta byose Imana yacu irababarira, kandi ntabwo yita kuri buri kimwe umuntu yagiye akora. Imana ntigira inzika, Imana ntabwo imeze nk'abantu. Imana yacu ifite imbaraga zo kubabarira, ifite imbaraga zo kureba n'ejo hawe uko hazaba hameze. Kandi Imana niyo igenda idukomeza mu nzira zose tunyuramo, niyo igenda iduha amahoro, niyo igenda iduha gutuza, niyo igenda iturinda mu buryo bwose butandukanye. Bene data bavandimwe, Imana itaturinze ahacu hakwibagirana, Imana itaturinze byarangira, ariko uyu munsi iracyagufitiye icyizere, uracyariho, uracyahumeka, uracyabasha kumva ijambo ryayo, uracyagenda bigakunda, uracyari mu kazi bigakunda. Rero iyo Mana yikomereho kandi uyigirire icyizere gikomeye. Imana nayo ije kurengera, ije kukugirira neza. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe, mwene data muvandimwe, Imana irahamagara abantu bose, ntago ari umuntu umwe, ni bose. Mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange. Rero Imana iravuga ngo nimuze munsange, ntago iba iri kubwira umuntu umwe, ntabwo ikunda uyunguru yimwihorere, ahubwo Imana kuko ariyo yaturemye, kuko iturenze, kuko idusumbye, iravuga ngo nimuze munsange ndabaruhura. Kandi Imana yacu ntibeshya, uyisanze yakuruhura. Mwene data muvandimwe, nawe uyu munsi reka nkubwire ngo sanga Imana, niwe mutabazi. Imana iruhura abarushye, iruhura abananiwe, babandi babuze uko babigenza. Mwese nimwegera Imana, kandi namwe mukiri mu byaha, namwe mucyumva mufite agahinda k'ibyaha, mucyumva mutababarirwa, reka mbabwire ko Imana ibabarira. Imana ni umutabazi, kandi Imana uwo yagezeho imuha ubuzima, imuha ibyishimo. Imana ikomeze kubagirira neza. Ijambo ry'Imana ni ukuri ribagereho, kandi muriha agaciro, muryumve, muryumvire. Ndabizi neza ko muzabona inyungu nyinshi. Imana ikomeze kubaha umugisha. Ndabakunda. Shalom, shalom.